Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kugitegeka. Harimo inka, aba ari inzira y'amatungo itegetswe. Harimo igare, inzira y'amagare itegetswe. Harimo abanyamaguru, aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga yazimwa ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, igihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Niba uri kugenda mu muhanda ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urwo rumuri rudahoma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga kiri kuza kigusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kuzimya amatara maremare y'ibinyabiziga byanyu mu gihe mugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayahe matara?
A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro n'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga nticyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe. Niba ari amatara ndangambere kiba kigomba kuba gifite iriri iburyo n'iriri ibumoso. Niba ari amatara maremare kikaba gifite iriri iburyo n'iriri ibumoso ntarenga abiri. Ariko itara ndangamubyimba mubona ko yo aba arenga abiri. Itara ryerekana icyerekezo ari byo mwita ibinyoteri mubona ko ikinyabiziga kiba gifite arenga abiri. Ndetse n'itara ndangaburumbarare kiba cyagira arenga abiri. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso zishyirwa aho imirimo irangirira. Ku ruhande rugenderwamo icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asate: A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka. Hari icyago kidahoraho. Ni ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, hari imirimo iri gukorwa, cyangwa se bari gutiyura ibitaka n'igihe cy'imvura byaguye mu muhanda birawufunga, cyangwa se bari gusana umuhanda. Hashyirwaho rero ibyapa bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru kubera ko bashobora guhita bakoresha ibyapa bitegeka kugira ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa, cyangwa se kata ibumoso gusa, cyangwa se bagashyiraho kiriya cyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa biranga kiba cyanditsemo ngo deviation, nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu duhisemo A. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wayihisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Icyo cyapa kiba giteye ku buhe buryo? A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bwo aba ari ubururu n'amagambo yanditse mu bara ry'umweru ari byo by'ibirango. Ubonye ibyapa biri kukugora, ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Urasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebera video nagukoreye amukota n'ibyapa byo ku mihanda, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero zanjye mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Uba ugiye kugira ahantu hacuramye. Ikindi kintu ugomba kumenya, ntabwo hahoramo 10%. Bashobora gushyiramo 15%. Ubwo urumva ko gacuri karaba gacuramye cyane kurusha 10%. Nibashyiramo 20% ho azaba ari ibindi hazaba hacuramye cyane. Ni ukuvuga ngo uko bagenda bongeza pourcentage niko agacuri karushaho gukara. Ndizera ko waramutamo B. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa muri misiyo bikaba byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, biba bigomba kugabanywamo amatsinda, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni cortege. Rero iryo tsinda bagabanyijemo hari ibipimo riba rigomba kutarenza. Riba rigomba kutarenza ibihe bipimo: A utarengeje metero 50, B utarengeje metero 100, C utarengeje metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba byibura ritonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura uba ugomba kubungana na metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ntabwo bikurikiza rino tegeko. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Nibyo bindi mvuzeho, niba bikubaza mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki ariko igihe ijuru rikeye? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ntabwo bakoresha ibyapa nk'uko murambibabwira. Ntabwo bakoresha ibyapa berekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi, ahubwo bakoresha amatara yaka urumuri rutukura. Kubera ko murabizi iriya mihanda ya gare ya moshi ifata ubuso bunini, birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya ziriya nzira za gare ya moshi. Rero nk'iyo igiye gutambuka, kubera ko ikintu cyose isanze mu nzira ikigonga, baba barashyizeho amatara yaka urumuri rutukura. Wasanga ari kwaka yakazima amyatsa, ukamenya ko ugiye gutambuka, ukamenya ko ugomba guhita uhagarara kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero ntabwo bakoresha ibyapa, bakoresha amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C agomba guhagarika ikinyabiziga. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubundi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, biba bivuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga kubera ko wayishyiramo kugira ngo bakubwire ngo gendera iburyo, ibumoso haragendera ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe cyangwa biri guturuka mu kindi cyerekezo. Ariko iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa.
biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye gukatira ibumoso, mu gihe ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo uriya murongo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, biba ngombwa muri ibyo bihe maze kukubwira. Ndizera ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Imodoka ko ari yanjye mbujijwe kuvuza amahoni he? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Ibaze noneho hafi y'ibitaro, biba bibujijwe kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Icyo usabwa ni kimwe, twandikira aka kanya cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Uri kubona ko uno muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso. Rero kugira ngo utazaba uri kugenda mu muhanda ugahita ubona umuhanda ushamikiye ku urimo ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wawinjiramo wagera imbere ukabura inzira, bashyiraho kino cyapa kiranga bakubwira ngo umuhanda giteye umunangira ntabwo ukomeza. Ndizera ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tare wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Uba ubujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo. B, kunyuranaho. C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Urabizi iyo ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rwahe rw'iburyo. Rero biba bibujijwe kwinjira mu muhanda ngo uhita utangira gukoresha uruhande rw'ibumoso mpaka biba bibujijwe. Uba warukoresha bibaye ngombwa wenda mu gihe ugiye kunyuranaho bitewe n'ahantu ugeze, niba hari ibimenyetso bikwemerera kunyuranaho, ariko ugahita ugaruka he iburyo. Murabizi dutwarira iburyo. Rero uba ubujijwe kuvuga ngo ngiye kugendera ibumoso mpaka mve Gisimenti ngere Nyabugogo, biba bibujijwe. Rero ndakeka ko waramutse mose, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kimenyesha ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo kiba gifite iki? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kenshi bakunda kugishyiraho nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi ugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga, kubera ko haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe. Rero uvuye mu iyo nzira ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo, bashyiraho icyapa kiburira kiba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera n'ikirango cy'umukara. Kuvuga ngo mpande eshatu mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Ubuso bwera ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru. Ikirango cyo aba ari umukara. Ndizera ko ramusitamo B, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kivuga ko wowe ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango kiba kirimo. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ibyapa bakunda kubibaza, uri kubona ko bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi kureba iriya video nagukoreye kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri iyo ivugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Ikindi, amahoni y'ibinyabiziga agenda atandukanye bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze cyangwa se n'icyo cyagenewe gukora. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa nka zino modoka za ambulance ndetse na zino za polisi biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndetse na biriya binyabiziga bikora ku mihanda nabyo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Icyo nacyo bajya bakibaza, niyo mpamvu bambivuzeho kugira ngo urebe nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga: A ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha, B ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Bino binyabiziga byose biba bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira kiriya cyerekana umuvuduko kiriya ubona umuyobozi w'ikinyabiziga. Niba waragendeye mu modoka, ndakeka ko wajya ubona hari imbere umuyobozi w'ikinyabiziga batwariye ibintu bimeze nka harimo urushinge cyangwa harimo, biterwa n'imodoka cyangwa bigaterwa n'ikinyabiziga, ariko yajya aragenda yihuta ukabona umuvuduko uri kujya uhinduka. Bakabwira ati
wenda ari kugenda kuri kilometero 30 mu isaha, kilometero 40 mu isaha, kilometero 60 bitewe n'ukuntu ari kugenda, bakajya bagenda babimwereka. Rero ibinyabiziga byose bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Kino kibazo neza neza bakibaza kimeze gutya, ariko ukabona rimwe twahisemo B santimetero 30, none kano kanya duhisemo A metero 1.25. Ese tuzahitamo A ryari, tuzahitamo B ryari? Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo A metero 1.25. Dore na hano nibyo bari batubaje, none niyo twahisemo. Ariko niba kubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahita uhitamo ku gisubizo cy'ukuri ari B santimetero 30. Ibyo bibazo impamvu mbitinzeho, ndabizi kino kibazo bajya bagihindura bakacyongera bakagitanga muri ubwo buryo bundi nkubwiye. Uzahita uhitamo bitewe n'ukuntu nagusobanuriye. Idafite metero 1.25, uhitemo santimetero 30. Kandi ndizera ko nibiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ubikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ishusho ni uruziga, nibyo bita ishusho y'icyapa. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, harimo ikirango cy'umukara, ni pa ishishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujwe guhagarara umwanya munini. C, birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, pariking. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. N'ubu ngubu ushobora kugenda mu muhanda urahita ukibona. Akenshi uzakibona ubone munsi yacyo hari abamotari bahaparitse, cyangwa hari imodoka wenda ihaparitse. Kubera iki bihaparitse, iba yemerewe kuhagarara ariko umwanya muto. Ndakeka ko waramusamo rero B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kwa kundi uba utwaye imodoka, hari umuntu ugiye gufata ugahita uparika munsi ya kino cyapa kinjiramo ugahita ukomeza urugendo, cyangwa se hari akantu bagiye kuguha, bagiye kukuzanira ku muhanda, ukabona kiriya cyapa uhita uparika akanya gato ugafata ku kantu bagushyiriye, ahasigaye warangiza ugahita ukomeza urugendo utahahagaze umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye na biriya biburira. Icyapa kiburira niba bari kukubwira ngo ikoni iburyo, urakibona ukabanza ukagenda urugendo ukabona kugera kuri iryo koni ry'iburyo. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka, ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu uvuze ngo kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mpaka ubonye ikindi cyapa bitewe n'ibyo bagiye kugutegeka bindi. Ndakeka ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Niba ubonye wenda nk'icyapa kigutegeka kutarenza kilometero 30 mu isaha, uzakibona ukimara kugihitaho ntuwurenze, ukomeze mpaka ubonye ikindi cyapa. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara gukurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje kirangwa no kuba gifite amabara asate: A ubururu, umweru n'umutuku; B umweru, umukara n'ubururu; C umutuku, umweru n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Cyapa cy'inyongera, murabizi ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze B, umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye. Murabizi bino byapa nyongera nabakoreye video yabyo, subiraho uyirebe cyangwa unyandike kuri WhatsApp nkwe video mu gihe kitarenze iminota 2. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa, koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa iwawe. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa, ariko mbibutsa ko ibibazo biba biri gukunda kugaruka, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo nikiraho ikizame, nikiraho ikibazo kiri gukunda kuza, nikiraho isomo byose ujye urahita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.